umunsi mushyashya, amahirwe mazima yo guhinduka ukava aho uyu munsi uri cyangwa se ahejo wari uri ukagera ahandi heza. Buri munsi kuri Big Win TV hacaho inama y'umunsi, inama ihindura ubuzima. Twihuse n'uyu munsi inama ngo ni iyihe? Ntuzategereze igihe gikwiye kuko nta kibaho. Tangirira n'icyo ufite, utangirira aho uri, utangire uko uri. Isi ntizatekereza aho watangiriye, ahubwo ireba aho wageze n'icyo wagezeho. Buri gihe abantu benshi barishuka ngo nzabikora nimara kubona amafaranga, nimara kumenyekana, cyangwa se nimara kubona abantu benshi babyumva. Ariko ukuri gucya nk'izuba. Niko igihe gikwiye ari igihe uhisemo gutinyuka. Uyu munsi niyo mahirwe ufite. None aho turi kuvugana nibwo hagatangiye. Nta muntu n'umwe watangiriye ku bintu byose ari ku rwego rwo hejuru. Ab'isi bose babaye bihangange, batangiye ari abantu basanzwe, bafite ubushake, bafite inyota, bafite n'icyerekezo. Ntiwibwire ko udafite byinshi, oya, kuko ufite byinshi igihe ufite umutima watinyutse gutangira. Tangirira aho uri n'icyo ufite. Ufite igitekerezo, nibura tangira kugishyira ku mpapuro. Ufite telefone, nibura tangira kwigisha. Tangira kugurisha cyangwa kwerekana ibyo ushoboye. Ufite ijwi, tangira kuvuga ubutumwa bwawe nk'uko nanjye ubu ngubu ndi kubikora. Ese ntabwo ubundi isi ntabwo izaguha agaciro uko wigeze kuba umuswa cyangwa wigeze kubaho nabi? Hoya, izaguha agaciro bitewe n'icyo ugiye gukorera abantu none, cyangwa se bitewe n'icyo ugiye gukora none. Ntukomeze gutekereza ngo perfect timing ndayitegereje ngo mpite ntangira. Oya, tangira none, kuko igihe cyiza cyo gutangira ni igihe uhisemo kuvuga ngo ndatangiye ubu ngubu tuvugana. Buriya rwose ntuzategereze igihe gikwiye, kuko nk'uko nabivuze ntabwo kibaho. Utekereza ko hari igihe kizagera ibintu byose bikaba byoroshye? Oya, ntacyo uzigera ugeraho utekereje ko byose bizaba byiza imbere y'uko utangira ibyo watangije. Ibyo ntabwo bibaho. Igihe gikwiye s'ejo, si umwaka utaha, si igihe uzaba ukennye ibibazo. Ubwo bisobanura ko nyine si igihe uzaba udafite ibibazo. Igihe gikwiye ni uyu munsi, ni ubu ngubu, kandi naho uri. Ukeneye iki kugira ngo utangire koko? Ntabwo ukeneye ibikoresho bihenze, ntabwo ukeneye kuba wize byinshi, nta nubwo ukeneye abantu 1000 bagushyigikiye. Ukeneye icyemezo kimwe gusa. Ndagira ngo niba iri jambo hari ahantu ryagukoze, udukore subscribe. Icyemezo rero ukeneye kimwe ni iki? Ni gutangira. Tangira ku ntambwe nto. Intambwe nto ya mbere itondekanya izindi. Iyo ukoze bike buri munsi ugera kuri byinshi gake gake. Iyo ukoze nabi ariko ukihangana, ugera ukamenya uko bikorwa neza. Iyo ubaye uwa mbere, buriya akenshi ni ukuba watangiriye kuri dutoya kandi ugakora ibintu byinshi abantu bo banze gukora. Kuko abenshi baravuga ngo nzabikora ejo, mu gihe we watangiye uyu munsi, watangiranye n'ibyo ufite, uba wabaruse cyane. Wibuka ahangaha, abatangiye ari abaswa, abakire batangiye ari abakene. Intwari nyinshi zatangiye zifite ubwoba, ariko icyo buriya abantu bose bahuriyeho, bose baritangije. Ikindi baragerageje, kandi nyuma yo kugerageza barakomeje barahatiriza.
ako kantu ariko urakumvishe. Abahanga batangiye ari abaswa, abakire batangiye ari abakene, intwari nyinshi zatangiye zifite ubwoba, ariko icyo bose bahuriyeho ni iki ngiki: bose baragerageje kandi bose baritangije. Nyuma yo kwitangiza bakomeza bakanagerageza, barakomeje kuko buriya mu buzima mu buzima benshi dukora amakosa, kandi iyo ukoze ikosa igihe kiba cyamaze kugenda. Reka dufate nk'urugero amakosa wakoze ejo hashize. Ubu uyu munsi tuvugana nta kintu wakora kugira ngo usubire ejo hashize ngo ya makosa uyahindure kuko byamaze kurangira. Ahubwo icyiza, emera yuko watsinzwe, emera yuko waguye hasi, maze uhaguruke utangire gukora, utangire akazi kawe, kuko uko uyu munsi ubayeho byagenwe n'uko ejo wabitangiye, ariko uko ejo uzabaho hazaza bizagenwa n'uko uyu munsi watangiye. Nutangira uyu munsi uraba uri guteganya ejo heza hawe hazaza. Baravuga ngo gukosa si ikosa, ahubwo ikosa ni ugusubiramo rya kosa. Gukosa si ikosa, ahubwo ikosa ni ugusubiramo rya kosa kandi waramaze kumenya neza yuko ryarinda ari ikosa. Ahubwo buri ikosa cyangwa se kugwa hasi ni kimwe mu nzira zigana ku ntsinzi, kuko buriya amakosa iyo tubayeho tuvanamo amasomo, tuvanamo ubuzima bwiza, ku buryo ubutaha byari twakoze nabi tutabisubiramo. Iyi ngiyi ni inama y'umunsi. Niba wayikunze ni ukuri dukore subscribe, ica kuri Big Queen TV buri munsi, kuko buri uko bukeye ni amahirwe mashyashya yo kumva ijambo ryahindura ubuzima kuri benshi. Ngiye wibagizaho ni Cyubahiro. Ndabakunda. Ciao. Imana ibarinde, ibashyigikire, ibageze kuri byose. Bye bye.